batoranyamo witwa ngo Barinaba, batoranyamo Basira, batoranyamo n'abajyana na Pawulo. Haleluya. Ngo baravuga ngo ngaho nimusubireyo, ariko ntimupfe gutoranya abantu bose mubonye. Haleluya. Bivuze ngo hari abantu utoranyaho kugira ngo babyubake bakabisenya, ariko hari abantu baba bakwiye kubaka bigakomera n'ibyari bisenyuka. Turabasuhuje mwebwe mwese mukomeje gukurikirana Mukakarangwa TV. Ikaze haba mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengera bwaryo, ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali, ndetse n'abari hanze y'u Rwanda, turabasuhuje. Uyu munsi rero tugarukanye na Evangeliste Devota, niwe ugiye kutugezaho ijambo ry'Imana yaduteguriye. Waba umeze neza, waba utameze neza, nizere ko riraza kugufasha, kandi mwibuka gukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ubutumwa tuba twabagejejeho ukomeze kwaguka. Murakoze cyane, reka tumwakire. Shalom shalom, amahoro y'Imana nabane namwe. Haleluya. Tunejejwe n'Imana kidukunda, tunejejwe n'Imana ko ari data wa twese. Haleluya. Bamwe biringiye abantu, abandi biringiye bigirwamana, abandi biringiye imana zabo, abandi biringiye abakomeye, ariko twebweho mu nyemerere twiringira Imana yaremye ijuru n'isi, kuko n'Imana ifite ukuntu ibigenza hanyuma bikemera. Reka twinjire mu kanya keza rero ko gusenga, tubashe kumva ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu, uri Imana y'amahoro, uri ibyiringiro by'abakwizera, tuguciriye bugufi aka kanya kugira ngo wamamare ube Imana. Tuguciriye bugufi aka kanya kugira ngo utegeke. Tuje imbere yawe kuko turi inzandiko zisomwa n'abantu bose. Ntidukwiye gusomwaho ibibi, cyangwa ntidukwiye gusomwa ko Imana yacu yacitse intege cyangwa idakora, ahubwo bajya badusomamo ko Imana yacu ikomeye, nk'uko Eliya bayimusomye na bugingo n'ubu tukibivuga. Ngo ufashe umuntu wese udukurikiye aho aherereye, Imana ye ibashe kugaragaza urwandiko rwe kandi abashe kurugaragaza neza. Ngaho tubera Imana, urukuzubane natwe kandi uzutegeke. Urakoze urakarama, mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa, amen. Turi inzandiko z'Umwami Yesu, zisomwa n'abantu bose batuye iyi si. Turi inzandiko z'Umwami Yesu, zisomwa n'abantu bose batuye iyi si. Abantu ba Yesu Kristo nabo bageze ahantu hose, kuko turi inzandiko z'Uwiteka. Abantu ba Yesu Kristo nabo bageze ahantu hose, kuko turi inzandiko z'Uwiteka. Adufitiye ubutumwa bwiza busomwa n'abantu bose batuye iyi si. Adufitiye ubutumwa bwiza busomwa n'abantu bose batuye iyi si. Adufitiye ubutumwa bwiza busomwa n'abantu bose batuye iyi si. Adufitiye ubutumwa bwiza busomwa n'abantu bose batuye iyi si. Adufitiye ubutumwa bwiza
busomwa n'abantu bose batuye iyi si, adufitiye ubutumwa bwiza, busomwa n'abantu bose batuye iyi si, busomwa n'abantu bose batuye iyi si, busomwa n'abantu bose batuye iyi si. Haleluya. Turirimbye umuririmbyi uvuga ngo turi inzandiko z'Uwiteka, kandi ngo izo nzandiko ni inzandiko zisomwa n'abantu bose batuye isi. Ubutumwa dutambutsa ni ubutumwa busomwa n'abantu bose batuye isi. Niyo mpamvu igihe cyose uzaba uri ku murimo w'Imana cyangwa ubirimo neza, uba ugomba kubikora neza. Wakumva udashoboye kubikora neza ukaba ubiparitse ukaruhuka, nubwo nta kiruhuko tugira muri uru rugendo. Imana iduhe kuba inzandiko nziza, kandi nayo twandikira inzandiko zituma abantu bose bemera Imana dusenga. Reka dusomere ijambo ry'Imana. Turasoma mu Byakozwe n'Intumwa ibice 15, turasoma kuva ku murongo wa 22. Dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo urwandiko itorero ryandikiye abanyamahanga. Dusubiremo urwandiko itorero ryandikiye abanyamahanga. Maze intumwa n'abakuru hamwe n'ab'itorero bose bashima gutoranya abagabo muri bo. Ni Yuda witwaga Barinasira, abantu bakomeye muri bene data, ngo babatumane na Pawulo na Barinaba muri Antiyokiya. Bandika urwandiko bararubaha, banditsemo ngo, dusimbuke ku murongo wa 24. Kuko twumvise yuko abantu bavuye muri twe bababwiye amagambo yo guhagarika imitima yanyu no kuyitera gushidikanya, kandi tutabibategetse. Twashimye guhuza inama yo gutoranya abagabo no kubatumaho n'abo kudukunda, Barinaba na Pawulo, abantu bahaze amagara yabo ku bw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nuko tutumye Yuda na Sila, nabo ubwabo bazababwira ururimi bimwe n'ibi. Amen, amen. Dusomye ijambo rikomeye. Intego y'ijambo ravuga ngo urwandiko rwandikiwe itorero ry'abanyamahanga. Aka kanya reka tuvuge ngo urwandiko rwatwandikiwe. Haleluya. Buri wese niho abasha kubyumva neza, niho buri wese abasha kubikurura bikaba ibye. Habaho igihe cyiza bajyaga babwiriza b'itorero, Pawulo na Barinaba na Basira n'abandi, bagirana ibihe byiza, basengana ibihe byiza, bakorana umurimo mwiza, basenga n'Imana kimwe, bumva Imana kimwe. Haleluya. Ariko habaho ikindi gihe cy'uko Pawulo yaje kuva muri iryo torero, aza kuvuga ubutumwa bwiza. Hari ukuntu mujya mwumva umuntu avuga ngo nakoze ingendo nk'iza Pawulo. Yavuze gutyo aba ashatse kuvuga ko yananiwe, yakoze ingendo nyinshi. Haleluya. Pawulo yakoze ingendo nyinshi cyane, nuko Imana yagendaga imutuma, yamutumaga ahantu henshi hatandukanye. Hamwe agasiga ababwirije ijambo ry'Imana, ahandi agasiga bihannye, ahandi akabagenda bakajya mu mibatizo. Ariko yajyaga kugenda akagira abatoranya agendana nabo. Hanyuma ngo hari itorero yari yarasize ry'abanyamahanga, asigara ririmo umwuka w'Imana, asigara riri ku rufatiro. Ariko amaze kugenda, Imana niyongera gukorana nabo nk'uko bayibonaga Pawulo arimo na bagenzi be, kuko hari icyatumye batongera kuyibona. Hanyuma ngo hari ukuntu Imana ijya ibasha kugufasha
ikakureba ikakujugunya ahantu ikabikwihorera atari ukwikwanga, bigatuma iceceka uko wayibonaga ugacika intege. Hari igihe ishobora guceceka kubera ibyaha wigiriyemo. Hanyuma rero itorero naryo ngo ryaje gucika intege kubw'amagambo bari bumvise bari kuvuga Pawulo n'abandi. Hanyuma ngo nibwo baje gukora inama yo kubandikira urundi rwandiko rwo kubakomeza. Haleluya. Turasomye ngo nimumandikire mubabwire ngo nibareke guhagarika imitima. Haleluya. Ngo kuko twumvise yuko abantu bavuye muri twe bababwiye amagambo yo guhagarika imitima yanyu no kuyitega gushidikanya kandi tutabibategetse. Haleluya. Hanyuma ngo Pawulo amaze kujyana na bamwe baje kugera ahantu havamo abasubira muri iri torero bajya kubabwira amagambo. Ayo magambo ngo abahagarika umutima atuma batongera gushimira Imana. Haleluya. Hari igihe uhura n'ibintu ukumva gushimira Imana bibaye bike muri wowe, ukumva uhagaritse umutima kuko hari ibyo wumvise. Ariko ndagira ngo nkubwire wowe uhagaritse umutima, nanjye nibwira ndagira ngo nkubwire ngo hejuru yo guhagarika umutima kw'iri torero ry'aba banyamahanga hari ikintu Imana yakoze. Ntabwo yabaretse, Imana yarabarebye irabareberera, ibona ko hari amagambo bumvise, ibona ko hari ikigomba gukora kuko bari bumvishije amagambo atarusha imbaraga Imana yabo Pawulo yababwiye. Haleluya. Nuko Yesu aragenda arabasanga bari arababwira ngo nimwandike urwandiko ruvuguruza iby'abo bantu bavuze. Ngo ariko no kurwandika nimupfe kuri umuntu wese mubonye. Haleluya. Vuga ngo nimupfe urwandiko umuntu wese mubonye. Ngo mutoranye abantu bakomeye kandi abantu b'intwari. Batoranyamo witwa ngo Barinaba, batoranyamo Basira, batoranyamo n'abajyana na Pawulo. Haleluya. Ngo baravuga ngo ngaho nimusubireyo, ariko nimupfe gutoranya abantu bose mubonye. Haleluya. Bivuze ngo hari abantu utoranyaho kugira ngo babyubake bakabisenya, ariko hari abantu baba bakwiye kubaka bigatoranya. Dusome hano kuri 25. Twashimye guhuza inama yo gutoranya abagabo no kubatumaho nabo dukunda Barinaba na Pawulo. Ngo nabo bakunda. Haleluya. Ngo batoranije Barinaba we yagendanaga na Pawulo. Abo ngabo niba bashimye kubatumaho. Haleluya. Kuko barebye abantu baragenda bakabyubaka bikubakika. Mbese muri iyi minsi aho uherereye waba uri mu burwayi ugahagarika umutima, wagira n'uhamagara ugakuka umutima, wagira niwe wumva ukumva hari biri gusenyuka. Ariko nubwo hari abari gusenya umurimo, nubwo hari birimo kugusenya, Imana ivuganye nawe aka kanya ngo itegura intumwa uje kugutumaho, irasiga yubatse ibyari bisenyutse, ibyari biguhagaritse umutima. Itegure kwakira urwandiko rubibwira ngo nibituze. Barinaba na Pawulo bari mu nzira bazanye urwandiko rukubwira ngo Imana yawe iracyakora, rukubwira ngo Imana yawe iravuze ngo ibiguhagaritse umutima n'ibiceceke, rukubwira ngo ibikubujije gushima n'ibiceceke, kuko ari Imana yatangiye umurimo ari nayo izawusohoza. Haleluya. Umuntu wese yitegure kwakira urwandiko. Nimba urwaye witegure ko urwandiko rugiye kukugeraho. Nimba hari ibyari byanze itegura urwandiko. Nanjye numva yuko hari urwandiko ndi kwitegura ngiye kwakira. Buri wese ahaherereye hose ku isi yose abwira Imana ngo Mana ndashaka urwandiko Pawulo agiye kungezaho na Barinabe, kuko ruraza ruri kuvuguruza imigambi y'ibyo numvise, kuko ruraza ruri kuvuguruza imigambi y'ibyo nabonye, kuko ruraza ruri kuvuguruza imigambi y'ibyo ndimo muri ako kanya. Imana ihabwe icyubahiro. Umuntu wese ahaherereye yumve ko muhaye ihumure, nanjye nihaye ihumure. Haracyariho ibyiringiro. Haleluya. Yuko igiti iyo gitemwe cyongera kigashibuka. Waba uri muri koma, ariko ushobora gushibuka ukazongera ukavuga Imana, kuko hari urwandiko ruje kuvuguruza ibiguhagaritse umutima.
abantu baragusenya, ibintu biragusenya, ariko ntabwo ari bose. Imana ihabwa icyubahiro. Hari abo iri gutoranyije gukoresha ku buzima bwawe. Haleluya, vugira ngo amena. Oh, haleluya. Hari abantu Yesu yitegereje aravuga ngo mubona ameneye amaraso. Hari abantu bagomba kumvuga uko ndi, batagomba kunsenya. Hari abantu bagomba gukomeza iyo mitima yari imaze kuba gutyo. Haleluya. Imana iguhuze na Paulo na Barinabe. Imana iguhuze n'abakomeza imitima, kandi Imana igukomeze bitewe n'igice urimo, nanjye bitewe n'igice ndimo. Imana idukomeze muri aya masaha. Ndumva narangiza nsenga Imana iryo jambo rikubake, indirimbo ikubake, kandi ujye menya ko ubwo uru rwandiko uzajya uhumurizwa n'urwandiko. Imana ihabwa icyubahiro. Ntabwo ari uzahana n'umuntu, n'urwandiko Imana izajya iguha, kuko ari nayo yakugize urwandiko, kandi ifite abo gutoranya baruzana. Ntabwo ari buri wese. Haleluya. Ntabwo ari Imana izafata mu muhanda, ntabwo ari we izatoranya, ntabwo izagutuma uwo musinzi, ntabwo iragutuma uwo musambanyi, ntabwo iragutuma uwo munyamagambo usenya. Ifite abantu igiye gukoresha bazi kujyana inzandiko neza. Haleluya. Buri wese yitegure kwakira urwandiko, kandi afashwe nuko nawe ari urwandiko, kandi afashwe ko nyuma yo guceceka hari abantu Imana ikoresha bagahumuriza imitima yari yagiye kure. Reka dusenga Imana. Turagushimye Mana, turagushimiye kuko uri mwiza. Watugize inzandiko zisomwa n'abantu bose, niyo twahuye n'ibidusenyera ongera ugatuma izindi nzandiko zo kuduhumuriza. Turasenze kugira ngo umuntu wese mu mwanya we umuhereze urwandiko, kandi uko ubisiga ntaba ariko uko ubisanga ntaba ariko ubisiga. Umuntu wese akubone, kandi umuhe kwiboneza, yumve ko ari urwandiko, yumve ko ari kumwe n'Imana. Gaho tubera Imana, tubera ibyiringiro. Tugusenze gutyo, tugushimiye ibyo ukoze, tukuragije ibisigaye uje gukora, mu izina rya Yesu wabambwiye rimwe gusa. Amen. Amen, amen. Murakoze cyane rero Evangeliste Devuta kubw'ijambo ry'Imana utugejejeho, kandi nibutsa ko abantu bose baba badukurikiye hari ikintu cyabafashije batere comment kugira ngo ibintu byacu bigende neza. Kandi hari n'ufite ijambo yabwira abandi, agomba kutwandikira kuri izo nimero tuba twatanze kugira ngo umurimo ukomeze kwaguka. Murakoze cyane.